25 October Rwanda. Nizere ko meze neza aho muri hose, nanjye meze neza kuri Rwanda TV kandi nkaba muzima Frank nk'uko bisanzwe. Uyu munsi angiye gusubiza ikibazo abantu benshi twakuze twibaza cyangwa se n'abandi bazakomeza kwibaza, ngiye kubishyiraho akadomo. Abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese isoko koko y'umugezi wa Nile, source of river Nile, ikomoka mu Rwanda? Ibyo bintu twarabyize, ariko nyine hagakomeza kuza nyine urujijo mu bantu. Ntabwo abantu nyine bazi neza isi koko umugezi wa Nile, umugezi wa Nile murawuzi, isoko ya Nile koko ikomoka mu Rwanda? Rero nibyo ngiye gushyiraho akadomo. Umugezi wa Nile cyangwa se river Nile ni umwe mu migezi miremire kandi ifite amateka akomeye ku isi. Ufite uburebure bwa kilometero zisaga 6,650 cyangwa se mayiro 4,130. Uyu mugezi wa Nile unyura mu bihugu byinshi bya Afurika mbere y'uko urangira mu nyanja ya Mediterane cyangwa se Mediterranean Sea. Mu bushakashatsi bwakozwe hagati y'2005 ndetse n'2006 hifashishijwe ibikoresho bya GPS, itsinda ry'abashakashatsi ryemeje ko u Rwanda arirwo rufite isoko nyayo y'umugezi wa Nile. Dore uko bigenda cyangwa se aho bashingiye. Ni ukuvuga ngo amazi atangirira cyangwa se amazi ava mu gishanga cya Kamiranzovu mu ishyamba rya Nyungwe mu majyepfo y'u Rwanda, amazi atangirira aho ngaho. Aho ngaho niho havukira umugezi muto witwa Rukarara, uhita uhurira n'indi migezi mito nka Mwogo ikabyara Nyabarongo, hanyuma igahura Nyabarongo ikajyana amazi mu Kanyaru cyangwa se igahura n'Akanyaru, byose bigahita bibyara umugezi uzwi nk'Akagera. Umugezi w'Akagera usohoka mu Rwanda ugana muri Uganda, aho ugenda amazi yawo ugahita umugezi w'Akagera usohoka mu Rwanda uhita ujyana amazi mu kiyaga cya Victoria cyo muri Uganda. Hanyuma amazi, urumva ko amazi bagiye mu kiyaga cya Victoria, noneho amazi asohoka muri Victoria asohokera muri Uganda ahitwa Jinja ku ruhande rwa Uganda, aho aba atangiye kwitwa White Nile. Ni ukuvuga ngo amazi asohoka noneho sasa muri Lake Victoria asohoka noneho sasa yitwa White Nile cyangwa se Nile y'umweru. Hanyuma White Nile cyangwa se uyu mugezi ukomereza mu bihugu bya South Sudan, Sudani zombi, aho uhurira na Blue Nile. Blue Nile ituruka muri Ethiopia ikabyara Nile nyirizina cyangwa se Nile nyirizina. Hanyuma umugezi ukomeza ugana mu Misiri, aho uhita urangirira mu nyanja ya Mediterane. Hanyuma uyu mugezi wa Nile ni muremure cyane ku buryo uca mu bihugu 11 birimo u Rwanda nyine nk'uko ariyo soko, Burundi, Tanzania, Uganda, South Sudan, Sudani, Misiri, Democratic Republic of Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea. Ibyo ni ibihugu 11 uyu mugezi wa Nile ukoramo cyangwa se unyuramo. Amazi aturuka mu Rwanda niyo akomeza akanyura muri Lake Victoria, aho asohokera muri Jinja muri Uganda, bituma atangira kwitwa White Nile nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga ngo White Nile ni igice cy'urugendo rw'amazi aturuka mu Rwanda akomeza anyura mu bihugu byinshi mbere yo kuba Nile nyirizina. Icyo bisobanuye ku Rwanda, Kamiranzovu Swamp iri mu ishyamba rya Nyungwe hahindutse ahantu nyaburanga hakurura ba mukerarugendo bifuza kureba inkomoko y'umugezi muremure kurusha indi yose ku isi. U Rwanda nk'isoko nyayo ya Nile rugaragaza agaciro k'amazi yarwo, ubutaka bw'ishyamba ndetse n'amateka y'ubumenyi bw'isi. U Rwanda nk'igihugu gifite isoko ya nyayo ya Nile kirangwa n'amateka, ishema n'ubutaka bw'ubwiza buhebuje. Iby'ingenzi nk'uko natangiye babwira, umugezi wa Nile ni umuremure wa mbere ku isi, ufite ibirometero 6,350. Isoko yawo ikaba iva mu gishanga cya Kamiranzovu mu ishyamba rya Nyungwe. Ibihugu ucamo nagiye mbibabwira. Hanyuma uko uyu mugezi ugenda ukurikirana, utangira mu Rwanda ukinjira muri Uganda, ukajya muri South Sudan, ukajya muri Sudani yindi, ukajya muri Egypt, ugasoreza mu nyanja ya Mediterane. Rero ku bantu bari bafite ako kantu k'urujijo ngo isoko koko y'umugezi wa Nile ituruka hehe? Ituruka mu Rwanda, kuko nyine uko nababwiye mu mwaka ubushakashatsi bwakozwe mu 2005 ndetse na 2006 bwa National Geographic bwagaragaje ko isoko ya Nile y'u Rwanda iva mu gishanga cya Kamiranzovu kiri mu ishyamba
byanyuwe. Abantu benshi hariya bavuga ngo mu Burundi ngo muri Uganda oya, ni ukuvuga ngo umugezi w'Akagera niwo ukira amazi muri Victoria muri Uganda. Aho rero niho sasa hava amazi ajya muri River Nile. Urumva ko isoko ya nyayo ni u Rwanda. U Rwanda ni narwo rugaburira Lake Victoria. Rero n'ibyo ibya kano kantu nizera ko mwabyumvise kandi byabafashe gusobanukirwa. Haba hari ikindi kibazo watwandikira. Njye ni Ngoma Frank kuri Rwanda TV. Ukomeze kubana n'amahoro y'Imana.